Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Nk'uko bisanzwe Ingenzi TV ibagezaho amakuru atandukanye hirya no hino mu gihugu agendanye n'iterambere abanyarwanda bagenda bageraho umunsi ku munsi. Uyu munsi Ingenzi TV iri mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho abaturage bishatsemo ibisubizo bakaba bagiye kwiyubakira umuhanda ungana na kilometero n'igice. Aha ni ku bufatanye na kampani Kabuye Sugar Works Limited hamwe na Gamiko Mining Limited. Aha ni muri wa mujyo umwe w'abanyarwanda mu kwikemurira ibibazo bibugarije bishakamo ibisubizo, by'umwihariko hifashishijwe ubushobozi buri hagati ya buri wese abigizemo uruhare ku rwego rwe. Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 31 Kanama 2024, abaturage bo mu murenge wa Kigali babyukiye mu muganda usoza ukwezi kwa Kanama. Ni mu muganda wabereye mu midugudu itandukanye. Ku rwego rw'umurenge wabereye mu mudugudu wa Nyabitare, aho hibandwaga ku bikorwa by'isuku, kurwanya isuri, gusiburura imihanda no guca imiyoboro y'amazi. Ni muri urwo rwego abaturage ba Kigali bashyize hamwe bishakamo ibisubizo, bakaba bagiye kwiyubakira umuhanda ungana na kilometero 1.5, ukazubakwa ku bufatanye n'uruganda rukora isukari rwa Kabuye Sugar Works Limited hamwe na kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Gamiko Mining Limited. Imirimo yo kubaka uyu muhanda yatangijwe ku mugaragaro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali Bwana Christophe Ntirushwa. Akaba yashimiye abaturage uruhare bakomeje kugira mu bikorwa bibateza imbere. Avuga ko ari byiza kugira abafatanyabikorwa kuko bibafasha mu kwihutisha iterambere. Asaba abaturage gukomeza gusigasira ibyagezweho. Bwana Christophe yagize ati: "Si ubwa mbere tugira abafatanyabikorwa mu murenge wacu. Hari byinshi twagiye dufatanya bikagirira abaturage akamaro. Murabona ko uyu munsi baje ngo dufatanye kubaka umuhanda uzabafasha gukoresha ingendo ndetse no koroshya ingendo, kugeza ibicuruzwa ku isoko ndetse n'ubuhahirane n'indi mirenge. Ni igikorwa cyiza. Ni byiza ko abantu bashyira hamwe bagashaka icyagirira akamaro abanyarwanda n'igihugu muri rusange." Bwana Christophe yakomeje yibutsa abaturage kwita kuri gahunda za leta zirimo kurwanya isuri, kuzirika ibisenge by'amazu mbere y'uko imvura igwa mu rwego rwo kwirinda ibiza, kwita ku isuku n'isukura, gukomeza gukora ibikorwa bikumira ibiza basibura inzira z'amazi, abatuye ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakahava mbere y'uko imvura igwa, kwitegura neza itangira ry'amashuri bateganya ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri, gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse no gutera ibiti by'imbuto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Yakomeje asaba abaturage gukomeza kwizigamira bateganya ejo hazaza kugira ngo hazagire amasaziro meza, bazirikana gahunda ya gira wigire. Tuyizere Theophile akaba ari umukozi mu ishami ry'ubuhinzi. Uyu wari uhagarariye uruganda rukora isukari rwa Kabuye Sugar Works Limited yavuze ko igitekerezo cyo kubaka uyu muhanda atari icyabo, ahubwo bagigejejweho n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali. Bumva ari cyiza, baragishyigikira kuko umuhanda uzubakwa uzafasha abaturage kugeza ibiribwa byabo ndetse no kugera kuri kaburimbo batarinze kuzenguruka. Mu by'ukuri rero uyu muhanda wari uduteye ikibazo, ariko nk'uko umuyobozi w'umurenge yabisobanuye, ubuyobozi bwadusabye ko twafatanya tugakora uyu muhanda, kuko urabona ni inzira ya hafi iva ari ku biro by'umurenge ugera kuri kaburimbo utarinze kuzenguruka hariya za Karama. Icyo gitekerezo twabonye ari cyiza kuko n'amamodoka yacu atwara imizigo imisaruro y'ibisheke nihanyura, bizadufasha rero natwe ko inzira izatubera ngufi. Umuyobozi rero udusabye twabyumvise vuba, hari n'umufatanyabikorwa witwa Gamiko twafatanyije, igitekerezo tugishyira hamwe. Uruhare rwacu rero twemeye gutanga amamashini n'amamodoka, ari ukuzana ibikoresho no kubisanza no gukora umuhanda ndetse no gukora ingarani.
Gamiko nayo rero yaduhaye uruhare rwayo kuduha ibikoresho byose bizakoreshwa tubivana hariya haruguru aho bakorera, itwemerera no kuduha n'amabize ndetse no gukora ibiraro bizakenerwa muri uyu muhanda. Ndumva muri make ari uko umushinga uteye. Mu by'ukuri igitekerezo si icyacu nyirizina kuko n'ubundi dufite umuhanda dusanzwe dukoresha, ariko mu bufatanye no mu mikoranire myiza dufitanye n'umurenge wa Kigali, twifuje ko natwe twabafatanyabikorwa beza n'umurenge, ariko natwe tubona twabyungukiramo kuko ni inzira ngufi itugeza kuri kaburimbo tugemura umusaruro wacu ku ruganda. Umuhanda ureshya ni kilometero n'igice. Dufite amamashini ageze muri 2 hari ipakira hariya haruguru n'ikora umuhanda. Mu by'ukuri ugereranije ni igikorwa kizatwara amafaranga atari munsi ya miliyoni 25. Umuyobozi wa kampani Gamiko Mining Limited ikora ubucukuzi bw'amabuye mu murenge wa Kigali, Jean Philippe Ndagijimana, we yavuze ko atari ubwa mbere bagiye gukora igikorwa nk'iki. Avuga ko bibafitiye akamaro ndetse n'abaturage ubwabo. Avuga ko uyu muhanda wari ukenewe cyane ko bigaragarira buri wese ko abaturage bavunika bazenguruka kugira ngo bagere kuri kaburimbo. Agasanga ari igikorwa cyiza ndetse cy'indashyikirwa kizafasha abaturage kugera kuri kaburimbo bitabavunnye ndetse no kugezayo imisaruro yabo bitabavunnye. Avuga ko ndetse hari n'indi mishinga myinshi bateganya yo gufashamo abaturage mu murenge wa Kigali, kuko ari ukwikorera, kuko abaturage b'umurenge wa Kigali nabo ari abanyarwanda nkawe. Asanga rero ko ubufatanye hagati ya Gamiko Mining Limited abereye umuyobozi n'umurenge wa Kigali izahoraho. Asaba abaturage gukomeza gusigasira iterambere bagenda bageraho. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora like, share na comment kugira ngo amakuru y'ingenzi abagereho.